Ndabashuhuje abakunda ibiganiro byacu ndetse n'amakuru. Uyu munsi iki gitondo kabisa nzindutse hari inkuru mbona yakataraboneka yakasamutwe, none humva ko abantu bagira gute bavuga ngo iki ishyano ryarongoye indushyi. None mbonye aho umuntu w'umupasteri arwanira ibiryo mu bukwe neza neza rwose, inyama zari zimwishe, yaruye isahani yuzuye inyama, abantu bose bagatangara bagakomera. Reka nze gatoya mbahe iyi nkuru kabisa nyivimuzi, hanyuma nyibahe neza. Yes, twagarutse rero mu nkuru zacu. Reka mbanze nshimire abantu mumaze gukora subscribe kuri channel, muri abantu b'ingenzi kabisa. Reka nshishikarize n'abatarakanda subscribe bakande subscribe. Munsi y'iyi video hari ijambo ryanditse subscribe, bakandeho. Ndetse niba wayikunda ibiganiro byacu wajya ukora share ugasharinga ku nshuti zawe. Hanyuma rero inkuru yacu tuyitangire gutya. Mu minsi ishize, ngire ngo ni muri weekend ishize, uwitwa Inyama ufite channel yitwa Inyama Empire, ubwo yakoraga ubukwe, ndetse rwose ubukwe bwari bwiza cyane, ubukwe bari bambaye neza baberewe, hamwe na MC Rugaba Emi, ndetse yaragaragiwe cyangwa se parewe yari uwitwa Muvunyi ufite channel yitwa Ibuga Global TV. Ndetse ubu bukwe bwari bwitabiriwe n'abastari bakomeye cyane, ariko cyane cyane higanjemo abanyamakuru bagiye batandukanye. Ndetse aho twabonye uwitwa Ndahiro Valence Papi ariwe wari uhagarariye papa wa Emi, ndetse ari nawe wambitswe ingofero agahabwa n'inkoni nk'umusaza. Rero muri ubu bukwe bwa Emi hari ikintu cyahishwemo mu dukoryo nagendaga mbabwira twagiye tubera muri ubu bukwe. Hari utuntu twagiye tuberamo tw'udutendo kabisa, aho twagiye tubabwira ko uwitwa Pastor Claude cyangwa se Biradio yagiye avuga nabi uwitwa Ndahiro Valence Papi, avuga ati umuntu w'umugabo ujya muri salo kidefiriza nta bwenge aba afite. Hanyuma Ndahiro Valence Papi nawe akaza kumwishyura muri reception, ngire ngo bari gutanga impano. Ubwo nanone Ndahiro Valence Papi yari amaze guhindura imyenda kabisa nk'umusaza, bamuhaye n'inkoni ya kabiri. Arangije aravuga ngo ose Biradio nuvuga ndagukubita, dore bampaye inkoni. Ako n'akantu kababaje abantu bamwe na bamwe, ariko uwitwa se Biradio we yarashengutse, kuko bwakeye akora ikiganiro yongera abwira Ndahiro Valence Papi ngo uzakubite so na nyoko ndetse na bene wanyu. Aha rero abantu bakagenda bavuga ati aba bagabo bakoze amahano, ati ibi bintu bagiye bavugira mu bukwe rwose ni agahomamunwa. Ariko nanone ku bandi bamenyera ibintu bya showbiz bakavuga bati biriya ni ugutebya cyangwa se ni ugutera ubuse. Ariko rero harimo abantu benshi bagiye bavuga bati uwitwa Ndahiro Valence Papi nk'umuntu, ati ibintu bijyanye n'ubukwe bagiye babitandukanya na showbiz. Ati nta kuntu iriya jambo rwose wagombaga kurivugiramo hari ahantu. Wowe se Biradio nuvuga ndagukubita, dore bampaye inkoni. Ariko nanone abandi bakavuga ku rundi ruhande bakavuga ati biriya bintu ni urwenya cyangwa se ni ugutera ubuse, cyane cyane ko abantu bari bishimye mu bukwe. Hanyuma rero ikintu rero mwaje guhishwa gikomeye cyane naje kubona cyakasamutwe akabigasekwa nk'akeza. Ni muri mu bintu bijyanye no kujya kurya cyangwa se gufata ifunguro. Aha hantu rwose umuntu wafashe ifoto
nabuze nisha abantu rwose abantu nabakaceri kabisa. Umuntu waje gufata ifoto uyu witwa Pastor Claude cyangwa se Sebiradio kabisa arimo ararura uko bari kuri buffet. Uyu mugabo ni inkuru yatangaje abantu kabisa. Umuntu wari warafotoye cyangwa se warakameye aka video rwose ni umuntu wari waragatsimbye ariko yaje kugashyira hanze ubwo iyi nkuru yaje kwamamara ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri YouTube, kuri Instagram ndetse no kuri TikTok. Bavuga bati umuntu w'umupasteri warwaniye inyama kabisa yaragiye yageze kuri dishe y'inyama atindaho ndetse yarura inyama nyinshi. Abantu baravuga bati ese uyu mugabo yaherukaga kurya inyama umwaka ushize, ese iwe ntajya zirya cyangwa se ni kwa kundi abantu usanga ngo bari inyama kuri Noheli cyangwa se ku Bunani. Abantu bumiwe baratangara baravuga bati ese ni gute umuntu agenda akumana ni dishi y'inyama akafata ikirushe kabisa akagenda yarura inyama, ndetse umusaza wari umukurikiye akavuga ati wavuyeho ukagenda natwe tukarura. Mu bigaragara uyu mugabo ngo ni Sebiradio cyangwa se Pastor Claude mbese yagaragaje isura itari nziza cyangwa se yagaragaje isura itari nziza muri ubu bukwe, ndetse abantu benshi bagenda bamuvugaho ku bintu bijyanye no kutiyubaha, guhubuka. Mbese ni wa muntu ngo utajya ukorwa n'isoni cyangwa se utajya ufatwa n'ibimwaro nk'uko abantu benshi bagiye babivuga mu nkuru zagiye zicicikana cyangwa se uko byagiye bigaragara. Uyu mugabo hari ahantu henshi yagiye asebera, yaba mu nkuru yagiye afata ndetse no mu tuntu tw'udutendo yagiye akora, no mu magambo yagiye akunda gukoresha y'ibitutsi, kwandagaza abantu ndetse no kubasebya. Ahangaha rero rwose abantu bavuze bati umuntu witwa Sebiradio ahangaha wararengereye, nta kuntu ushobora kugera ku nyama ukarura nkaho izi nyama ugiye kuzibika mu nda umwaka wose. Ubwo abandi bagenaga batora imwe cyangwa ebyiri, ariko witwa Sebiradio we isahani kabisa nk'uko mubibona yarayujuje. Iyi nkuru rero ni inkuru itugezeho nonaha ubwo nicaye muri studio za Inkuru Zose TV. Ndavuze nti reka iyi nkuru nse nkaho nanjye nyitera comment nshimishe abadukurikiye ndetse abakurikira ibiganiro byacu. Niyo mpamvu rero mvuze nti ntabwo iyi nkuru rwose nayibahisha, iyi nkuru ntago nayiceceka, mugomba namwe kuyimenya. Ngawe rero nguko ibyacu nakagaruka, reka mbabwire ngo naho mukanya kuko inkuru zacu ni episode kuri episode. Rero reka mbifuriza ibihe byiza, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.